nguyu kwisi ashimye Imana nta kintu asigaranye kuko kenshi satani yibwira ko ubutunzi mufite cyangwa dufite ari byo byiringiro byacu birenze ijuru. Niyo mpamvu icyo kigirwamana hari igihe kizashungurwa ibyo twibwiraga byose bigashira tugasigarana icyo twahamagariwe. Yobu ashimye Imana aravuze ngo izina ry'Imana nirishimwe. Cyaravugaga ati nanje ndigendera amahoro reka ndangize urugendo neza. Iwacu hari igihe umushumba akwibiraga ubwatsi wari waritereye. Hari iwacu tugifite aborozi badateraga ubwatsi nyine akajeri gora ko gotoza ubwatsi bw'abandi. Hari igihe usangaga bacunze mu rukerera nanga ku isabato niho bakunze kutwiba twebe mu cyaro. Ubazi ko twagiye mu rusengero wataho gasanga ubwatsi bwose babukogose, gasanga umuntu yikoreye yatonganye ijano ryaguye ati harapfa abantu. Ariko Yobu we yarahagaze aha ngaha aravuga ati Imana igeze ite ishimwe. Matayo 24 Yesu yavuze byinshi, ari interuro imwe yakoresheje nshaka ko tumara umwanya muto tuyireba. Yavuze ibigeragezo bizaba kwisa, aravuga uko bizakurikirana. Ariko Matayo 24 umva interuro yakoresheje aha ngaha. Ageze ku murongo wa 13 avuze biriya byose, nuko aravuga ati rero ariko wihangana akagize imperuka n'uzagenza ate. Abafite igitabo cyitwa inyandiko zibanze muzasome amagambo ngiye gusoma, dushobora kutazahuza amapaje. Muzasome mu nteruro yitwa kugeragezwa ko kwizera kwacu. Ufite bene iki ngiki rero ku paje ya 60 inyandiko zibanze. Isubiyo hepfo, Imana yanyeretse ko yahaye ubwoko bwayo igikombe gisharira bugomba kunyweraho kugira ngo ibweze kandi ibuboneze. Imana yanyeretse ko yahaye ubwoko bwayo igikombe gisharira bugomba kunyweraho kugira ngo ibweze kandi ibuboneze. Intego y'Imana ni ukutweza no kugenza gute no kutuboneza. Mu nzira yo kwezwa no kubonezwa harimo ibigeragezo. Uzabisanga ku kazi aho ukora, uzabisanga aho ucururiza, uzabisanga iwawe mu rugo, uzabisanga mu baturanyi bawe, uzabisanga ahantu uzajya hose. Reka nkubwire naha mu itorero birahari. Naha ngaha mu itorero birahari. Iyo ugize amaso mazima urabibona, ukavuga uti iki ni ikigeragezo ngomba kugitsinda. Ni ikinyobwa gisharira kandi bashobora kugitera kurushaho gusharira kubwo kwivovota, kwinuba no kwiganyira. Abafite iki gitabo uko ndi gusoma niko byanditse, bashobora kugitera kurushaho gusharira kubwo kwivovota
no kwinuba. Iyo ikigeragezo ucivovoteye uba ucongereye imbaraga. Kera mu Rwanda habagamo amapingu, sinzi niba kibaho, simperuka kuyambaraho, nta nayo ndi gusaba. Hari amapingu afite kamere, barayakwambikaga bakagenekereza bakegeranya, ariko ishano wagiraga kwari ukwiha gusa nuri gukurura. Ayo mapingu yari afite kamere ko nukururutya imashini iragenza ite irongera, kandi yabaga ifite amenyo. Nukurura iragenza ite irongera. Byagusabaga kwicisha bugufi nka Bikira Mariya wo kukarwaza kabiri kiguzi, kuko mu kigeragezo giteye imigeri kirongezaga. Asigaye waba guca ukihangana ugategereza. Reba kwirirwa wigengesere. Kuki ari ngombwa ko abana b'Imana bageragezwa? Ariko duhindura imvugo. Kubera iki mwarimu atagira imbuwe ku bana yigishije amezi 3 akayasoresha ikizamini? Ubwo noroheje urugendo, ubwo mo hagati hari ibintu ntwikiriye. Kuki mwarimu atagira impuhwe ngavuge ati mwabana mwe narabigishije igihembwe cya mbere, igihembwe cya kabiri n'icya gatatu, mwese uko mwize nimwimuke? Ntabwo mwarimu yaba afite ukuri. Arasabwa kuzana ibigeragezo, kugerageza abanyeshuri be ngo arebe ko bafashe amasomo neza. Ni ibigeragezo yanyuzemo. Ntabwo Imana yandikira umuntu w'Imana ubusirikare ko butsinze atanyuze mu bigeragezo. Kera nigeje gushaka ubusirikare muri 77 nandi umujeni rwose imbaraga abandi, ariko nabone uko abasirikare bari kugenda ari abasore bafite imikunjo, imyenda yabo bubashwe, ngomba kuzabaho. Kizamine cyo kwandika examen écrit ndayitsinda, ndazamuka. Amina rero iraje, ndazamuka mu gupima ibizigira ndatsinda. Ahantu hose physically ndatsinda. Banshira mu bagomba gukora ikizamini giheruka. Twagomba kukirangiza tukaja hitwa muri seyi. Muri seyi niga ko muri Bugesera niho baje kwitoreza kuba basirikare nyabo. Hariho rero ikizamini cyo kwiruka ibirometero 36. Bati rero abo twamaze kwemera mugiye kwiruka ibirometero 36. Kwari ukuva mu kigo cya gisirikare cya Muhoza hari Musanze tukiruka ahantu hari ibirometero 18 kugera ku cyahoze ari komine Nkuri, ubu n'akarere ka Nyabihu. Ukiruka ibyo birometero kandi ukabihindukira ukagaruka. Ubwo rero turaca umurongo twirutse turi abasore 200. Bati rero turafata abantu 50. Ubwo rero muriruka mugaruke, murinjira turi kubara tugera kuwa 50. Abari inyuma y'uwo 50 mwikomereza urugendo muji wanyu. Ifirimbi yo kwiruka iravuga, maze dushiraho aya gisore. Buriya rero hari abantu birukaga wagira ngo muri bo nta magufa arimo. Turangije ibirometero nka 5 nari maze kuba ngo wa 80. Turashwekura turiru, ndavuga ni ntabwo ndagarukira. Abazi ura muhanda ugana i Rubavu, ndenze icyari komine Mukingo nerekera hitwa mu Byangabo, mpura n'uwa mbere agarutse.
ndi karabaye tu. Ndenze indi metero magana ngahe, ngura n'uwa kabiri, ngura n'uwa gatatu, mbamuye n'uwa kane, ntaragera muri Byangabo centre mbona bamaze kuba 10. Ku mutima ndi narangaye, nanje nkatiraho. Mbangatiyaho, mbambaye uwa 11. Kubera iki Imana izatanga ibizamini? Kubera iki? Uhereye ku gihe cya Ruhana umubatiza ukageza none, ubwami bw'ijuru buratwaranirwa, intwarane zikabugishamo iki? Hakuna mchezo. Mwebwe kuko muzi byinshi ndababwira n'ibindi. Nanje ngatiraho ngaho, abinyuma yanje ntangira kubareba inyuma, ndi murasigaye ndagiye. Ngeze mu Gataraga, uwari uwa 10 na kangahe abanyuzeho, ndabara. Ngeze mu Ruvunda undanyuraho, ngeze Yaounde undanyuraho, ariko uko byagenda kose nari nkiri mu mibare myiza. Bigeze mu mibare y'abantu 20 mranje bandinjiye, ninjira ndi umubare wa 20. Ubwo inyuma yanjye rero hasigaye yo 30. Ndi chitegerereza mu kwiruka. Ndi mu mibare idakojeje isoni. Barinjira bageze kuwa 49. Uwa 50 adinjira batambika igiti. Hari abahungu baje biruka bari gupiganwa nayo niyo minota, baguye barambaraye imbere y'ikigo kuko batinjiye. Umwe muri abo umwanya we ninje wari wawibye. Bas nimutahe ndakunda. Abatsinze rero twe turi mu kigo turi kwidunda. Ubwo rero twagomba kuja mwa komanda, umwe bandika adresse yacu ngo badukorere nimero z'uko tuziga muri seyi ibugesera. Wa mbere arinjira, wa kabiri arinjira, wa gatatu arinjira akagaruka, wa kane kinjira akagaruka. Anje mbangezweho, bandinjiye, ngeze imbere ya komanda, arambwira ati nyereka ukuboko kw'iburyo. Nahubwo uwirukaga akagerayo wese bamutereraga kashe hehe ku kuboko. Buriya reka mbabwire inshuti zanjye, buri wese mu buzima aje agira itariki yo kumwara. Waba warize utarize, uri umukire uri umukene, uri umuyobozi uyoborwa, wabyumva utabyumva, iyi si ntabwo uzayicika utamwaye. Ntabwo bishoboka. Uzamwara. Nyereka ukuboko kwawe. Amaboko yanjye uko n'intara yakarabye niko yarameze, ariko nagize mu batsinze, ndi mu mubare w'abageje bate. Kuki Imana izagerageza itorero ryayo? Kuki izariho ibizamine kandi ikareba n'ibimenyetso
byo yabahaye ko babifite. Ntumbaze ibyakurikiyeho, nabishize mu nshamake ngo buri wese azagira itariki yo kugenza gute. Najugunywe mu cobo ca metero 3 nakimazemo iminsi 3. Bangiriye impuhwe baza kunkuramo ndataha ntaha amara masa. Twese ubuzima bwa gikristo turi abakatolika twararimbaga ngo twaremewe kuzaja mu ijuru, niho twese tuzabaho iteka. Wapi? Uhereye ku gihe cya Yohana umubatizo ukageza none ubwami bw'ijuru bugenza bute? Buratwaranirwa, intwarane nazo zikamigisha miki imbaraga. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Hahirwa umuntu umuki mu ndebere ko handitswemo umuntu. Yakobo 12 kimwe rimwe umurongo wa 12 mu ndebere ko handitswemo umuntu. Umuntu arimo. Hahirwa umuntu wihanganira iki ngo ibigenza bite. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Murebe interuro uko ivuga, kuko namara kwemerwa, namara kugeza gute, namara gutsinda ibyamugerageje, azagenza ate? Azahabwa iki? Ikamba rigenje rite? Ritangirika, iry'Imana yageneye bande? Abayikunda. Ab'Imana ikunda irabacaha ikabagerageza. Nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru atanyuze mu bizamine bya Yesu. Ibizamine bya Yesu tubikora ryari? Hari igihe ikigeragezo cyiza ari ishuri ry'ibyo wakoze ngo urebwe yuko wihenze mu mibereho. Hari n'igihe cyiza ari cyo gukuza ibikurimo ngo bigire imbaraga. Nasomye igitekerezo cy'igisiga cyitwa kagoma cyangwa ikizu, barabyanditse mu bitabo byacu. Iyo kimaze kugira abana cyangwa abashwi bacu, niba naco kigira abashwi sinzi uko bitwa, iyo kigiye gutangira kubatoza kuguruka ngo kibarambika ku mababa yacyo kikazamuka hejuru, kikaja hejuru aho ibisiga birangirira, maze bya byana kikabirekura. Ibyamenyereye guteta rero niho byigira kurambura amababa, bikikaraga mu kirere, bikikaraga. Nuko rero nyina kuko iziko nibyihonda hasi birapfa, bitari byamenya kuguruka ngo irihuta ikabitanga ikarambura amababa bikagwaho. Niko nasomye ngo bikagwaho ariko ikongera ikagenza ite? Ikabisubizayo. Hari igihe Yesu aba afite abana be akabajana mu bicu hejuru mu buzima bw'ikirere, akabarekura buri wese akizana. Niba warabaye umutoza waritoje neza rero mu Mana, ibyiringiro byo bizagukomeza. Nta na rimwe Imana izemera kujyana abantu mu ijuru babanenganenzi n'abatagira ico bitaho. Uzaja mu ijuru wese Imana izamukuba, izabatunganya, izabacura nk'ucura ifeza, izatwika ibuye rihondwe, inyundo y'Imana izavuga mu itorero. Mu gihe c'ishungura n'ibigeragezo neretswe benshi batakaye ku nzira, basaga n'abatarigeze bamenya Imana. Hari igihe ikigeragezo kimwe kiguhereza ikindi, ikindi kikaguhereza ikindi, ikindi kikaguhereza ikindi, ikindi kikaguhereza ikindi. Umuntu agatangira kwinuba atari ubu nabiziye mikiwe. Murambure yo ngira icyo muvugaho. Mbese abageragezwa ni abanyabyaha? Reka da, n'intungane zirageragezwa. Reka ngira icyo mvuga kuri Yobu mbanje gusoma izi nteruro. Mu gihugu cya Usi igice cya mbere hari
hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi yo guhinga indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose bo mu burasirazuba. Umva uyu mukire, umva uyu mutunzi. Hari ibyo nje ndeba nkibwira mu mutima wanje ndi kwirwanira intambara z'ibyanjye. Abaririmbyi nje nkunda kuganira nabo nkabuza ndari ko mwaje muricisha bugufi mukitonda. Hari abo nje mbona yaraguza agasaha ndeba kaguraga 1000 bingahe. Agasaha hari udusaha tw'imihondo tw'abagore nanga abagabo, maze yaba yarakaguze afashe mikrofone hano cyangwa hano, maze muri bya bimenyetso byabo agahora azamuye akaboko kari hisaha we kamureba bagati kwirebera agafilimi ndiye abantu nto bazi icyerekezo bibereyemo. Umuntu yakubaka akazu hano mu mujyi agasiga amarangi ati yeye abantu bari kumenya iwanje ahari hora. Yobu yari umukire. Ntabwo nzi ko dufite abakire hano mu Rwanda bari ku rwego rwa Yobu. Reka mbaho urugero ukuntu yari aremereye. Ngo nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000. Yari atunze intama iki 7,000 bingahe 7. Uri gukeka ko yaragiraga mu isambu z'abandi baturage? Yari afite isambu itunze intama zingahe 7,000. Reka nze nkwereke ukundi yari ameze. Kandi ingamiya zishinzwe iki? Ingamiya murazizi nizo gutunda imiki, imitwaro. Uwabigereranya nk'amakamyo za rukururana zitwara ibicuruzwa. Yari afite ingamiya zingahe 7,000 bingahe 3. Umva nazo zararyaga. Kandi yari afite n'amapfizi yo guhinga angahe 1,000. None se zahingaga karima kangana iki? Reba amapfizi acometseho imashini zihinga 1,000 aho ziriwe zirahinga umunsi wose. Ninde ufite iyo sambu ahangaha? Ayi intama zarishije ntabwo ari ingamiya, ntabwo ariho amapfizi yahinze. Wapi? Ahubwo aho zahinze imyaka yeze zangamiya ziri gutunda imitwaro. Ngo yari afite n'abagaragu benshi nta no kubabarura. Urabona bari bangahe? Bibiliya yavuze ngo uwo muntu yari umutunzi uruta abantu bo mu bihugu by'Abarabu bose. Hariya mu burasirazuba muri za Irani na za Irake yari abarushije bose. Ariko yari intungane. Mbese uwo muntu Yobu yari icyitegererezo mu bantu bose. Muzareba amasengesho yo kuyasengaga buri munsi. Abana be bari baratese, abana b'abakire baratetaga bakagira ngo ibyose afite ni ibyabo. Aba bahungu birirwaga bari guteta, bari kwikoreshereza ibirori, bapfiriye rimwe hadasigaye n'umwe. Bapfiriye rimwe hadasigaye n'umwe. Ibyari biri gushaka Yobu nibo byahitanye. Reba gupfusha abana 10 ku munsi, ingamiya zose zigapfa, abagaragu n'abahinzi n'ababagazi bose bagapfa, ingamiya zose nta na kimwe usigaranye.
baje kubimubikira baramubikira baramubwira barakurikirana uko yobu arumviriza kuko yamenyere kubana n'Imana arabyumviriza bari gusimburana nasomye amagambo ngo igihe izo ntumwa za Satani zazaga kubikira Yobu ndaziti za Satani ngo ninje warokotse wo kuza kubikubwira nsigaye nje nyine ngo nze mbikubwira abageze no kubana Yobu abana bawe bari gusangira banezerewe haza umuyaga ukubita inzu irahura serwakira irayisenya abana bawe nta numwe asigaye n'abagaragu bawe bose ninje urokotse wo kuza kubikubwira ngo Satani yaraje ahagarara impande za Yobu amuhagarara iruhande ngo arebe umusozo wa raporo uko arawufata ngo ijambo aravuga bwa nyuma ari ryo aje kubwira Imana ngo nsize mutsinze soma ku murongo wa 20 maze Yobu aherako amaze kumva izo ntumwa zose maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we arimoza yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntaco nambaye Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye izina rye rihimbazwe ngo Satani yaguye igihunya agira ubwoba ati sindabona umuntu nguyu ku isi ashimye Imana nta kintu asigaranye kuko kenshi Satani yibwira ko ubutunzi mufite cyangwa dufite ari byo byiringiro byacu birenze ijuru niyo mpamvu icyo kigirwamana hari igihe kizashungurwa ibyo twibwiraga byose bigashira tugasigarana icyo twahamagariwe Yobu ashimye Imana aravuze ngo izina ry'Imana nirishimwe cyaravugaga ati nanje ndigendera amahoro reka ndangiza urugendo neza iwacu hari igihe umushumba akwibiraga ubwatsi wari waritereye hari iwacu tugifite aborozi badateraga ubwatsi nyine akajeri gora ko gotoza ubwatsi bw'abandi hari igihe usangaga bacunze mu rukerera nanga ku isabato niho bakunze kutwiba twebe mu cyaro ubazi ko twagiye mu rusengero wataho gasanga ubwatsi bwose babukogose gasanga umuntu yikoreye yatonganye ijano ryaguye ati harapfa abantu ariko Yobu yarahagaze aha ngaha aravuga ati Imana igeze ite ishimwe Matayo 24 Yesu yavuze byinshi ari interuro imwe yakoresheje nshaka ko tumara umwanya muto tuyireba yavuze ibigeragezo bizaba kwisa aravuga uko bizakurikirana ariko Matayo 24 umva interuro yakoresheje aha ngaha ageze ku murongo wa 13 avuze biriya byose nuko aravuga ati rero ariko wihangana akageza imperuka n'uzagenza ate abafite igitabo cyitwa inyandiko z'ibanze muzasome amagambo ngiye gusoma dushobora kutazahuza amapaje muzasome mu nteruro yitwa kugeragezwa ko kwizera kwacu ufite bene iki ngiki rero ku paje ya 60 inyandiko z'ibanze
isubiyo hepfo. Imana yanyeretse ko yahaye ubwoko bwayo igikombe gisharira bugomba kunyweraho kugira ngo ibweze kandi ibuboneze. Imana yanyeretse ko yahaye ubwoko bwayo igikombe gisharira bugomba kunyweraho kugira ngo ibweze kandi ibuboneze. Intego y'Imana ni ukutweza no kugenza gute? No kutuboneza. Mu nzira yo kwezwa no kubonezwa harimo ibigeragezo. Uzabisanga ku kazi aho ukora, uzabisanga aho ucururiza, uzabisanga iwawe mu rugo, uzabisanga mu baturanyi bawe, uzabisanga ahantu uzajya hose. Reka nkubwire, naha mu itorero birahari. Ngaha mu itorero birahari. Iyo ugize amaso mazima urabibona, ukavuga uti iki ni ikigeragezo ngomba kugitsinda. Ni ikinyobwa gisharira kandi bashobora kugitera kurushaho gusharira kubwo kwivovota, kwinuba no kwiganyira. Abafite iki gitabo uko ndi gusoma niko byanditse, bashobora kugitera kurushaho gusharira kubwo kwivovota no kwinuba. Iyo ikigeragezo ucivovoteye ubu ucongereye imbaraga. Kera mu Rwanda habagamo amapingu, sinzi niba kibaho, simperuka kuyambaraho, nta nayo ndi gusaba. Hari amapingu afite kamere, barayakwambikaga bakagenekereza bakegeranya. Ariko ishano wagiraga kwari ukwiha gusa nuri gukurura. Ayo mapingu yari afite kamere ko nukururutya imashini iragenza ite irongera, kandi yabaga ifite amenyo. Nukurura iragenza ite irongera. Byagusabaga kwicisha bugufi nka Bikira Mariya wo kukarwaza kabiri kigeze. Kuko mu kigeragezo igiteye imigeri kirongezaga. Asigaye waba guca ukihangana ugategereza. Reba kwirirwa wigengesere ngo utagira utya, ahubwo ukegeranya cyane kugira ngo udakurura amenya agafunga. Reka mbabwire, iyo ikigeragezo ucivovoteye, hano muri inyandiko haravuga ngo uwivovoteye ikigeragezo cya mbere. Hari abambajije iki kibazo, nimurebe inyandiko hiri ngo mbese ibyo bintu birahari. Ni wivovotera icya mbere, uwo nguwo aba agomba guhabwa icya kabiri kirushije icya mbere gusharira. Wani umwizera rero, iyo wivovota ikigeragezo cya mbere ukivovota, uhabwa icya kabiri kirusha icya mbere gusharira, maze icya kabiri nacyo kitagera ku ntego, ugahabwa icya gatatu kirusha icya mbere n'icya kabiri gusharira, maze n'icya gatatu wakwiha gusharirirwa akakongeza icya kane. Icya kane narasomye muri iki gitabo ko ari cyo cya nyuma. Iyo wivovose ku rwego rwa kane, ngo Uwiteka araguta ngo uyu ntabwo akiri uwanjye, niyigendere agenda uko yakabaye, akagukura mu gitabo cy'abazaraga ubugingo ukavamo, ntiyongere kuzumva isengesho ryawe na rimwe. Hari abaje bambwira ngo impuhwe z'Imana ngo zihoraho. Nibyo ndabyemera, impuhwe z'Imana nibyo nyine zihoraho, ariko zishobora kuba zihoraho zitakiri izawe, ziriho kubera abandi wowe utakiri mu murongo. Hari abo Yesu yamaze kuruka, atacita ku masengesho yabo, ibyo bakora byose bakaba bari kwidagadurira kuzarimbuka gusa. Igihe cyose uzumva umutima wawe utakikukomanga, igihe cyose uzumva nta nkomanga iguhamagarira guca bugufi no gusabana n'Imana, ukumva nta jwi rikiguhamagara ukiberaho ko bisanzwe,
cyakora ukibuka ko isabato ibaho, ukibuka ko Bibiliya ibaho, ukayisoma rimwe na rimwe, nabyo bigutunguye ari uko abandi bazifashe. Igihe cyose uzaba uri utazi gusengera umutima wawe, utazi guca bugufi imbere ya Mwuka Wera, ukumva icyumweru kirangiye nta busabane, nta gihe wahaye Yesu mu buzima bwawe, uti iyi minota reka nyiharire umwami wanje nicarane nawe, reka mubaze icyo nshakaho, ukazaza mu rusengero nk'uko abandi babigenza, ndakurahiye icyo ni ikimenyetso cyerekana ko Imana yamaze kukuruka itakikwitayeho. Niba yaraguhamagaye igihe kirekire ukinangira umutima, jya uba maso urebe yuko ubutandukano bwawe n'Imana butamaze kuba. Igihe cyose uzumva hari ijwi rikomeje kugukomanga, ibi byihorere, ibi bireke, ariko kumva urarwana inoti Imana nuko nangiye kubikora, byihorere, ukumva hari ijwi rigutesha buri gihe, uzamenye ko Mwuka w'Imana gikomanga ku mutima wawe. Ariko hari igihe uziberaho nk'igiti, nibyo bakubwiye uti bambwiye ndababwira, bandutse ndabatuka, yambwiye ndamubwira, ikindi nakoze sinikiye, ko yambwiye nkamubwira, icyo nahimutse sikiye, hacu mbona. Imana izanyuza mu ruganda abo ibona ko bakwiriye ubugingo buhoraho. Badivantiste umunsi wa karindwi, ubu turi mu gihe cy'igerageza. Umuntu wese azageragezwa kuce giti, ntawe ubasha kwakira abandi ibigeragezo. Reka mbahe ubuhamya nababwiye. Wa muntu nababwiye ngo twari turi kuganira nawe tugahora turamucaha nyabuna. Waje uritondera umudamu wawe, waje uritondera umufasha wawe, waje uramwihanganira, waje uragenza ute. Akatubwira ati bene data n'abaruhije igihe kirekire, none niba munyemereye mureke tugurana abagore, murebe uko wanje ateye. Aba bagabo twari turi kumwe, aba nahagaritse hano imbere, bo baramuzi, twari turi kumwe, tugurana abagore murebe uko wanje ateye. Reka mbabwire, nta muntu n'umwe uriho nk'umumarayika. Twese turiho ku rugamba, yaba umugore, yaba umugabo, yaba umukire, yaba umukene. Hariho ugira ati uwampa amafaranga nk'aya runaka, akareba ukuntu nanje ndabintungane, ahubwo wayaguha n'itorero ukakubura burundu ntuzagaruke. Hari uwifuza tuwamba nk'izi modoka zose zikaba ari izanjye. Ubu ngubu wakugerageza tugasohoka tuti okay, ngizi modoka zawe twe turitahi, ngaho cyane, ukabubuza abashoferi, ukabubuze parikingi, ukabubuza imisoro, ukareba ukuntu urazengerera mu mutwe. Umugabo w'iwacu yibye miliyoni y'abazungu. Abazungu bari gufotora, bayabonye amashakoshi yabo, amafaranga yari arimo abarayabonye, arayaterura arayirukankana, arayareba ati aya ndayabikaye. Ageze iwabo aba ngo hari ahantu banikaga ingwi cyitwa urusenge, aragenda ayapfunyika mu gapapuro ayashira ku rusenge hejuru aho banikaga ingwi iwabo. Asohotse ageze ndahariye ati barayabona, asubirayo, abarakuyeyo, ayajana aho baterekaga ikibindi kirimo amazi, aracukura ashiramo, aterekaho ikibindi, abaragarutse, arebye abona turadutaka, ati bararebayo, aragaruka yakurayo, abarayamanukanye mu masaka, mu itumba ry'amasaka, arayamanukana ageze mu ndego ya 6, aracukura, arayahamba, aratwikira, abaragarutse, araza, ageze hirya y'isambu, arebye aho yanyuze, abona hari umuraho, baraheraho bayagereho, ati shano riraguye, abasubiye,
no abamubonye batariko uyu muntu yabaye iki, uyu muntu yabaye iki kiriya kintu ari kuzengurukana ni igiki? yaje aja ku rusenge, arahava aja musi y'ikibindi, arahava aja mu masaka, aragarutse, iki kintu ari kwirukangana ni igiki? abayikozeho baramukurikirana bati wabaye iki, basanga yikoreye amafaranga adafite aho arabika. ntabwo igisubizo cyacu kiri mu byo twifuza ko tubona. uwihangana akagize imperuka niwe uzagenza ate, niwe uzakizwa. mu gihe umurimo uzaba wenda kurangira, abantu bake bakomeye baziyinjiza mu murimo. mu gihe umurimo uzaba ugeze igihe ku nkengero zo kurangira, abantu bamwe baziyinjiza mu murimo. ni abantu bazumva ko bihagije kandi batazishingikiriza ku Mana, bityo nayo ntizashobora kubakoresha. Imana ifite abagaragu bayo babiringirwa, abo ngabo mu gihe cyo kunyeganyezwa no kugeragezwa nibwo bazagaragarira abantu. hari abantu b'agaciro katagaragara batigeze bapfukamira Bali, ntabwo bigeze babona umuco mwinshi nk'uwo twahawe twebwe. bishobora kunyuranya n'uburyo benshi bishobora kuzanyuranya n'uburyo bugezweho. igihe Imana izashungura itorero ryayo kugira ngo Imana igaragaze abo bantu b'indahemuka bari mu itorero, bishobora kuzanyura mu bintu bidashimishije kandi bibabaje. nyamara izo ntungane zizakomeza gushikama iteka ryose. nubwo bazanyura mu bigeragezo bikomeye kandi ntibari abantu bagaragara mu itorero, kandi abantu b'ibitangaza, bakomezaga kubaha Imana yabo nubwo bari abanyantege nke mu bigaragara. ariko uyu mwanditsi yaranditse ngo mu gihe cya nijoro, mu gihe cy'amanywa izuba riva, buno ugiye hanze nta nyenyeri n'imwe wabona. wahabona izuba, ariko iyo ijoro ribuditse niho n'utunyenyeri dutoya tugaragaza umuco watwo. ngizo nyenyeri ntoya zizagaragara muri icyo gihe cy'ibigeragezo. igihe ntikiri kure ubwo ibigeragezo bizagera kuri buri muntu wese. igihe ntikiri kure ubwo ibigeragezo bizagera kuri buri muntu wese. muri icyo gihe nibwo izahabu izatandukanwa n'inkamba mu itorero. ubu turicaye twese, ariko ibigeragezo nibyo bizerekana intungane n'izitarizo. reka nshuti zanjye mbasaba iki kintu kugira ngo twitegure kuzatsinda ibigeragezo, ni ukubana n'Imana buri munsi ubutagoheka. ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo ritangirika. reka twerekere ku musozo dusoma muri Yakobo, rwandiko rwa Yakobo igice cya 5, ndasoma mbere ku murongo wa 7. nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. ngo mugeze mu kwa kangahe? mu kwa kangahera? imyaka 40 yararangiye ndi ku rugamba rw'iby'umwuka, kuva muri 82 nta na rimwe nari nabona ubukristo ari ibikino. mwihangane mugeze aho umwami Yesu azagenza ate? azazira. dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'itumba y'umuhindo n'iy'itumba. mube ariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye.
ntimwitotombane bene data mudacirwaho iteka, dore umucamanza ahagaze ku rugi. Abahanuzi bahanuye mu izina ry'Umwami Imana, mubakureho icyitegererezo cyo kurenganwa no kwihangana, kugeragezwa no kwihangana. Muzasoma mu gitabo cy'Abaheburayo muzarebe abantu ibyo bihanganiye. Kwihangana kwa bari abantu b'Imana ngo tugomba kubakuraho icyitegererezo, ariko ndebaga ibyabo nkavuga ndaharya ubu ngubu uzadutereka ahangaha igihe Abaheburayo bageragereshwaga ibi bigeragezo, ahari twabasha kubitsinda. Abaheburayo igice cya 11 muzabasome mubarebe. Abo bose ku murongo wa 13 bapfuye bacizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira muri iyi si. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Nuko rero iyo tugiye tugasoma ku murongo wa 35, abagore bahabwaga babo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene. Banyazwe byose bakababazwa bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntibari bakwiriye kuyibamo. Bazereraga mu mashamba no mu bihonomanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamwa n'Imana kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibaragahabwa byasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganwa rwose tutari kumwe. Mbese twe tuzaba twiviriye mu munyenga, turi kwihaganyura umuceri mu menyo n'amavuta. Wapi iyi nzira banyuzemo niyo tuzanyuramo. Namwe bari ko mwihangana, mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. N'umurongo wa 11 wa Yakobo 5. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi by'Umwami Imana yarutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Ntabwo impuhwe z'Imana zigendera mu kudutetesha, ahubwo tunyura mu bitugerageza. Ariko akatubwira ngo mwihangane, nzaba ndi kumwe namwe iminsi ngahe yose kugeza ku munsi w'imperuka. Namwe mubari kumwihangana, ikitugerageza cyose Imana irakizi, nta na kimwe kizatugeraho Imana itakibonye. Ibyo nababwiye muri iyi minsi bamwe batari kubyizera, nta na kimwe kizatugeraho Imana itabonye ko kihari. Ntabwo izatangira ibitugerageza ngo tutababara, ahubwo ikizaduha ni ukubyihanganiramo. Reka nje namwe twihangane, tubisabe. Yesu arabifite. Kwihangana niwe wihanganiye ubwanzi bw'abantu, yihanganiye umusaraba n'isoni zawo, aduha agakiza gaturutse ku musaraba. Tuzakabona rero tunyuze mu bisa n'ibyabereye Karuvari. Reka igitambo cya Kristo kitubere kwihangana iteka ryose ku bwa Yesu umukiza wacu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.